turabashuje bakunzi ba Mutima w'Urugo series, tunejejwe no kubana namwe. Turabashuje abari mu ntara y'Amajyepfo, abari mu Majyaruguru, abari iburasirazuba, abari iburengerazuba, abari mu mujyi wa Kigali, abakunzi bacu bari mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi, abari Uganda, abakunzi bacu turabaramukije cyane bari ku mugabane w'Uburayi, abari muri Canada, abari muri Afrika y'Epfo, abari muri Amerika, aho muri mu mpande enye z'isi turabizi ko mudukurikiye, tubifurije imigisha y'Imana. Uyu munsi rero nk'uko twabasezeranije ko tuzagenda twiga byinshi ndetse tuganira kuri byinshi, uyu munsi tubazaniye ikiganiro ndetse tugiye mu ishuri ryo guteka, nk'uko twahoze tubivuga ko hari intungamubiri nyinshi dushobora kubona hafi y'ingo zacu. Uyu munsi twashatse kureba uko ushobora gutegura isombe mu buryo bworoheje kandi rikaza ririmo intungamubiri zihagije. Turakurarikira wowe ugeze kuri iyi channel bwa mbere, dutera inkunga, ukora subscribe, ukora share ku bandi bavandimwe kugira ngo babashe kubona ibiganiro tubategurira uyu munsi ndetse n'ibizakomeza kuzaho. Nk'uko rero bisanzwe mu guteka, umuntu agomba kubanza kwiyegereza ibyo akoresha kugira ngo bibashe kugenda neza. Tugiye kubanza gutunganya isombe nk'uko bisanzwe kugira ngo tubashe guteka. Nk'uko mubibona rero tugiye gutangira dutunganye isombe yacu. Turayifata tuyitotore, turatotora tujonjora tureba neza ko nta yumye irimo cyangwa se nta yabembye, tureba neza ko nta dukoko turimo. Hanyuma nitumara kuyitotora nk'uko muri kubireba, turayitotora twitonze gahoro gahoro. Hanyuma nitumara kuyitotora twarebye ko nta myanda, turayishyira muri iyi base. Niturangiza turafata amazi, dufite hano amazi meza, turasukamo, turayironga twitonze kandi dushishoza, tureba amazi ya mbere turayakuramo, dushyiremo amazi ya kabiri, tuyironga neza tureba ko nta myanda yaba yasigayemo. Nitumara kuyironga, murabona ko yakeye, twayironze neza. Tugiye kuyishyira ku ruhande mu gihe tugiye gutunganya na bya birungo ibe yumuka. Bitewe n'aho umuntu ari n'aho wayikomoye, ntabwo ari ngombwa ko ubwo twayironze kabiri namwe mushobora kuyironga kabiri. Bitewe n'aho ivuye ushobora kuyironga gatatu cyangwa se na kane, kuko ikintu cy'ibanze mu byerekeranye no guteka ni isuku. Turabizi ko isuku ari isoko y'ubuzima. Twagiye rero tugarutse gato, tugiye gutunganya ibirungo byacu. Muri kubireba ngo twahoze tubivuga, twafashe poivro 3, twifashishije ibiringanya 2, twifashishije beterave 2, tungurusumu nazo twafashe nkeya muri kuzireba, twifashishije seleri nazo muri kuzireba twafashe nkeya, ndetse n'ibitunguru twafashe ibitunguru 4,
ndetse na puwaro nazo twafashe nkeya muri kuzireba, kuko ntabwo twavuga ngo umufungo buri hantu hose baba bafite uko bagiye bafunga. Ibi rero nibyo tugiye gutunganya muri iki cyiciro cya mbere cyo gutegura isombe. Turafata beterave tubanze tuzironge, turazironga neza dukuraho hano hejuru henda kuba nko ku mababi, tuhakateho tuzironge neza. Tumaze kuzironga neza turazihata, dufate ibiringanya nabyo turabihata, dufate puwaro nazo tuzironge neza. Twibanda hano hagati y'amababi hakunda gucengeramo umucanga, biba byiza ko igihe uri kuzitegura uzironga ureba hagati y'amabuye y'amababi, mumbabarire, kugira ngo urebe ko nta dusenyi twagiye dusigaramo. Nazo turazironga neza, tuzishyire hamwe n'ibindi birungo ndetse na seleri. Turafata epinari tuzitotore neza. Nazo bino biti biba bikomeye, ntabwo umuntu abisyana n'isombe, ahubwo urazitotora amababi ukageza hepfo gato, nibura ahantu ubona hari busigare nk'utubabi nka 2 cyangwa 3, ugacimbura nazo ukareba ko nta ziboze zirimo, kuko ari imboga zerera hasi, kenshi hari amababi aba yararwaye, ayo yakuraho. Hanyuma dufata ibitunguru nabyo tubitunganye neza, tubikureho ibishishwa, tubironge. Ibirungo byacu rero nitumara kubironga nabyo nkuko muri kubireba hano, turabishyira ku ruhande nabyo byumuke ho gato. Bitewe n'ubushyuhe buri ahantu, ntabwo tubishyira ku zuba, ahubwo tubishyira ahantu bigomba gutakaza amazi. Ubwo iyo uri gutegura isombe nkuko dusanzwe turonga imboga zisanzwe, naho urareba ukavuga uti amazi amaze kuvamo, hanyuma ukabona kubisya. Ibirungo byacu rero bimaze kumuka nkuko twahoze tubibabwira. Ubu tugiye gutangira dusye isombe yacu. Mu gusya isombe yacu rero turahera ku birungo. Hanyuma tubisye. Reka rero dutangire dusye. Mwakibaza mutese kuki duhereye ku birungo. Impamvu rero nta yindi, nuko iyo duteka isombe ntabwo tuyishyiriraho rimwe n'ibirungo. Nicyo gituma njyewe nahisemo kubereka ko twabisya ku ruhande. Nanjye niko njya nyiteka. Turabisya ukwabyo. Turatangiye. Mukomeze kubana natwe kuva twatangira. Turabizi ko mudukurikiye, turinde dusoza iyi video mukiri kumwe natwe. Nkuko mubibona rero, ibirungo byacu bimaze kunoga. Turabikuramo. Hano dufite akantu ko kubishyiramo, muri kukareba ngaka. Ibirungo turabishyira hano, tubishyire ku ruhande, hanyuma dushyiremo isombe dusye. Muri kubibona isombe turi kuyisya. Bisaba ko bitewe n'uko umuntu akunda, hari abantu bajya bakunda isombe inoze cyane, hari n'abakunda itanoze cyane. Ariko nk'umuntu uri isombe bwa mbere we aba akeneye inoze cyane, ariko nk'abasanzwe bayimenyereye, itanoze cyane 90% niyo bakunda. Niyo mpamvu ubwo bitewe n'uko umuntu akunda
ahitamo uko ari buyinoze. Nkanjye nifashishije uyu muntu wanjye uri kuyisya, abizobereyemo cyane kuko arabikora cyane kandi akabikora neza. Nge namusabye ko atayinoza cyane. Murabibona rero isombe yacu yamaze kunoga ngiyi. Ubwo igikurikiyeho ni ukuyiteka. Reka rero mukomeze kubana natwe, reka tunyarukire mu gikoni tubereke iyo imaze kugera igihe cyo gutekwa. Nabwo hari ibyo tugomba kwifashisha. Mukomeze kubana natwe kugeza dushoje. Twageze mu gikoni rero, dore bimwe mu byo turi bwifashishe kugira ngo duteke isombe yacu. Dufite hano isombe ya yindi twamaze gusya, ariko akandi gato twavugaho, twakomeje kuvuga ibyo gusya cyane. Hariho n'uwaba afite akandi kuma katari nk'iriya mashini twakoresheje, cyangwa se akaba afite isekuru imwe twita isekuru, cyangwa se mbese bitewe n'aho uri waba ufite icyo wakoresha kugira ngo ubashe kubona isombe nk'iyi dufite twaseye, cyangwa se ibi birungo. Rero tugarutse gato, dufite isombe hano ngiyi, dufite bya birungo ngibi hano, dufite igikukuri ngiki, dufite umunyu nguyu, dufite ubunyobwa ngubu, dufite isafuriya, dufite akamamiro ngaka, ndetse dufite amazi. Ngewe nahisemo gukoresha amazi litiro 6. Dufite ndetse na gaze niyo turi butekeho, ariko bitavuze ngo n'ufite imbabura nawe yayikoresha, nta kibazo. Cyangwa se n'ufite inkwi, cyangwa se n'ufite ukundi kuntu yayiteka bitewe n'icyo atekaho, nawe yabyifashisha. Ahubwo twebwe impamvu tuberetse ibi ni uko ari byo dufite uyu munsi. Twagiye rero dutangiye guteka. Dufite amavuta hano, turasukamo. Murayabona ayo nsutsemo, ntabwo nabashije kuyapima, ariko ntekereza ko aya mavuta ntabwo ashobora kurenga ibirushe 3. Ubwo impamvu tutayapimye bitewe n'isombe umuntu agiye guteka, yakongera amavuta cyangwa akayagabanya, kuko twebwe twakoresheje isombe ingana n'ikiro ndetse n'ikiro cy'ibirungo. Ibyo nibyo tugiye kwifashisha. Dushyizemo rero amavuta, turayacanira tube turetse gato abanza ashye. Namara gushya, muri kubibona arimo arenda gushya. Nk'uko mubibona amavuta yahiye, turashyiramo isombe. Turashyiramo isombe tugaragure, muri kubibona. Nitumara kugaragura turapfundikira, turapfundikiraho gatoya. Twongere turebemo, abatetsi murabizi nk'uko dusanzwe duteka imboga, izi sombe twazishyizemo zisa n'icyatsi kibisi, turazigaragura tuzirinda ko ziri bushirire kugeza ubwo zihindura ibara. Urazigaragura ukabona ko zisa n'imboga zahiye, nk'uko duteka dodo ukazibona ko zahiye, n'izi mboga niko tuziteka. Nk'uko muri kubibona rero isombe yacu yamaze guhinduka.
yamaze guhinduka murabibona. Ku ruhande nkuko twababwiye ko twashyizeho amazi. Amazi nahoze mbabwira ko ari litiro 6. Amazi yamaze kubira, isombe yacu nayo imaze gushya. Turashyiramo umunyu, tuvange, dusukemo ya mazi yacu, tuvange, dutereke ku ziko. Nkuko mubibona rero, ntabwo iri sombe ndi buripfundikire. Impamvu yo kutaripfundikira si yindi, isombe ubundi rigira acide. Acide iba mu isombe, iyo uyipfundikiye iba iri hejuru cyane, ariko iyo uyipfunduye ijya ibasha kugabanuka. Ntabwo ndi buyivugeho byinshi, mu kiganiro gitaha tuzababwira acide umuntu aba akeneye ndetse na acide iba mu isombe. Tuzababwira impamvu tudapfundikira isombe, ndetse tuzaba turi kurebera hamwe ese isombe yarishwa iki ikaba igeze ku rugero rukwiye. Mukomeze kubana natwe rero, murabibona ko isombe yacu iri gutogota. Nyuma bitewe n'umuriro, ngewe natetse kuri gaze, ifashe iminota 40. Isombe yanjye murabona ko yatogose. Reka dushyiremo igikukuri. Igikukuri nicyo tugiye kongeramo. Turashyiramo akayiko katuzuye cyane ka gikukuri. Murabibona iyo ushyizemo gikukuri isombe irashya, ndetse uba wongeyemo n'imyunyungugu nka calcium iba mu gikukuri, ni za ntungamubiri turi gushaka. Isombe yacu rero muri kubibona iri gutogota cyane, noneho birenze uko mwabibonaga. Reka turindire nyuma y'iminota nka 30, turongeramo ubunyobwa. Murabibona rero isombe yacu yamaze gushya, ubu tugiye gushyiramo ubunyobwa. Aha tuhafite ubunyobwa bupima inusu, ariko ntabwo turi bubumariremo bwose. Turashyiramo nk'irobo n'utundi dukeya, muri kububona ku gasahani ubwo ngiye gushyiramo. Ni ubu ngubu. Iyo ugiye gushaka ubunyobwa nabwo ushaka ubunyobwa bwiza, butoranije, buse neza, bunoze, kugira ngo nabwo butaza kwangiza isombe yawe. Naho turarindira gato nk'iminota 20, ubunyobwa bwacu buraba bwamaze gushya neza. Nkuko mubibona rero, isombe yacu yamaze gushya. Ubu ngubu igikurikiyeho ni ukujya ku meza. Ubutaha munyandikire muri komenti bitewe n'ibyo mukunda, ese iyi sombe yacu turayirisha iki. Murakoze, mukomeze kubana natwe, kandi turabararikira kuzakurikirana ikiganiro cy'ubutaha. Murakoze.